Ngiye kumva kariya kasonga. Natangiye sawa. Ndabyishe. Ntabwo twongera. Uja. Sibyo se n'ibyo dukoze. Kara kavuga. Kundu gukunda ntabwo bikiri ngombwa. Ntabwo gasubiramo. Kundu gukunda ntabwo biba bikiri ngombwa icyo gihe. Twite tuzamukira. Twagiye baje nziza shawe. Ntabwo twongera Twagiye. Cyangwa uri kuririmba Kristo n'agagiye. Aye narakubonye kati. Okay, twagiye mu Kundu gukunda ni aho hari mbara. Twagiye. Dr. Kumbu gutunga. Bane papa sava. Batani. Tunzwe no kuririmba mwasabiriza. Tunzwe no kuririmba mwasabiriza. Nigire yo mbere Ibaze kundu gukunda okay. Nyarukirayo mbiriro kaza. Umvikana turimba naho twari gaho. Kwihuta nibwo no tugenderamo. Twagiye. Cyane. Spora. Twagiye spora. Iki gukora. Nasi barimo bagenda gutya. Tayabugora. Despoti. Roja ni newe. Jizipo. Jizdi. Izana meza. Nyaruka uri kwihuta bro. Ntabwo ni gutya igenda. Ugenza gahoro. Nyaruka nyarukira yo mundimire azazejo. Umutima wagukunze urakumbuye azazejo. Amaso yakubonye abonye ashimire
amatwi yakumvishe yumva uvuze ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka utahubwo watinze kuza kumureba Icubitiro mu gihugu abahungu batashye ndetse none nagezeyo nasanze nabi yabyutse mbona ari kumwe n'umusazi Kirimbuzi ati nimuhamagara ambiranse ize vuba yagandera kuko Kirimbuzi ibisazi afite birakaze erega ndagukunda erega ndamushaka utahubwo yatinze kuza kumureba nyaruka nyarukira yubwire garasiye uti ngwino vuba uti dore twakuboneye pampampa erega ndakwiyamye erega ndabiyamye murashaka ko Mose azayirukana dutumutse Imana nyaruka nyarukira mumaze guhembwa tugamagara abantu tuhamagare umusatsi ubwo muri kwirenza mwahembwe nyaruka nyarukirayo umbwirire Nsabimana aze vuba Tout le monde gardez le silence. Iki ni ikimenyetso cy'akazi, akazi kijyanye n'ubufundi, umwekanisiye. Uruzi impamvu abantu barya saa sita mu gitondo, saa sita na nimugoroba? Abandi bitekerezaho iki? ntabwo mbizi kuko nta n'ubwo njya mbitekerezaho. Kuki utarya mu gitondo se na nimugoroba? Nuko ari byo nyine nkunda. Nibyo ukunda? Nyine nkunda kurya saa rimwe na rimwe Wari uzi icyo abahanga se mu bijyanye n'imirire babivuzeho? Uzi iki? nigeze niga biology. Ntabwo ndi umubiologiste man. Atanazi ubivugaho gute n'ibyo kugura sakoshi wafatwa mugiye kugura uzambaye ingofero uzambaye ikote n'ingofero None se ipantaro? Ikote, ipantaro n'ingofero. shakisha inyuma utari muri komine ntabwo wabyigura Kirimo icyaha. oya njyewe nabyo ururimi rw'ikinyarwanda rwose ni rumwe. None se wenda ushobora kuvuga nka mbweno si inyumbi ariko nawe ubu uri umunyarwanda nkize ntakimenya uri kumva. None se usibye amajyaruguru yogeramo bwagaga yaba atazi icyo turimo kuvugana. oya biriya ni nk'amarenga ni nk'igifefeko tubifate nk'igifefeko ingofero ivuga nk'ingofero nyine ushobora kuba nabwira nka Atanazi nkamubwira nti uze kwibuka ya nkweto shangiye nambaye abamubwira kubera azi ko turahurira mwirode ariko nyine kujyana n'amarangamutima ariko ntabwo ari byo bari kuvuga. Muhe kamera ari kubwira abasaza n'iki? oya mani kuraho kamera Ari kubwira abasaza n'iki? Ari kubwira abasaza n'iki? turashaka guca umuco wo kuvuga abantu bica ikinyarwanda bakizi
ejo hari umuntu wavuga ngo ingofero ni ikinyarwanda. Ingofero z'ikinyarwanda ibinyarwanda se ikinyarwanda ni kimwe ushaka kubigira byinshi ngo ibyo binyarwanda ivuga uti icyo kinyarwanda cyanyu indi bivuga cyaba bibabaje ari nka Ramazani biri kuvuga ngo tuvuze ntabwo tuvuze ururimi rw'amahanga ahubwo iyo byavuze ntubyumvise ahubwo wowe utazi ikinyarwanda urumva ipantaro ikote ni ikote igitari ariko uri kubibwira za marenga yawe icyo mubwiye ni ibyo none se ibindi none se uvuze uzibuka ikote n'ipantaro n'ingofero none se ari iki kwibuka se n'ibitazi uzibuka ikote n'ipantaro n'ingofero aho wenda ni ikirori kumubwira simbizi ariko uhise wongeramo ngo igitaro kiri tayare se igitaro nyine kiri tayare none se icyo gitaro uvuze ntabwo ari inzoga reka dawe igitaro cyose kibamo inzoga igitaro cyose cy'inzoga harimo imineke bataramo imineke bataramo avoka nizo wamubwiraga avoka bayishingamo umuyasi